dore impamvu ushobora kubona ibintu byose ukora ari ikibazo cyangwa se ahantu uri ari ikibazo cyangwa se abantu muri kumwe bose ukajya ubona ari ibibazo cyangwa se ibintu byose ugerageje muri wowe mu buzima bwawe ukajya ubona byose birimo kwanga cyangwa se byaranze neza ukazajya utangira kuzajya wishinja amafuti cyangwa se ukayashinja abandi bantu. Agira ngo nkubwire ati ngo tugiye kubona muri iki kiganiro ugiye kuba wabasha kuba wakivumbura wowe ubwawe cyangwa se ubashe kuba wamenya imbaraga zikurimo zishobora kuba zahagarika imbaraga z'ibyo bintu byose bibasha kuba byaguzitira cyangwa se byaguhagarika mu bintu byose ubasha kuba wagerageza mu buzima. Ahangaha nagira ngo nkubwire ati ni kuri AT Entertainment, aho usanga ibiganiro byiza cyane by'isanamutima bibasha kuba byakugarura mu murongo ugiye kuba watandukira cyangwa se wowe watandukiriye mu gihe cyashize. Nagira ngo nkubwire ati ahahise si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni ukuntu uri kwitwara muri ubu ngubu turi muri aka kanya. Kuko ahahise ni ibintu bibasha kuba byagukomeza cyangwa se aba ari nk'inkovu wabashe kuba wagira z'ibihe byahise, ariko iyo uzirebye zikwibutsa ko nibura nubwo wabinyuzemo ibyo bikomere wabashe kuba watambuka ugakomeza. Iyo tugiye kubana amazina yanjye nitwa Abdatinde, ndagira ngo dukomezanye. Ngiye kubabwira inkuru y'umunyeshuri washakaga kuba yava mu kigo cy'amashuri yigagamo kubera nyine ukuntu yabashaga kuba yakisanga muri icyo kigo asangamo abantu bamuvuga, abantu mbega abona muri we bamuderanje cyangwa se batabasha kuba baha umurongo ubuzima bwe nk'uko yabaga abyifuza, ariko agiye kubureka uraje wumva ukuntu byagenze. Hari umunsi umwe mu kigo cy'amashuri, ndashatse kuvuga izina, ariko uwo munyeshuri yashatse kuba yava muri icyo kigo cy'amashuri aragenda neza yamaze kwitegura ibintu byose yabishyize ku murongo, kuko yageraga ahantu hose agasanga nyine bari kuba bamuvuga bagira bate, agasanga bari mu bintu byose badahuza nabo, ugasanga nyine n'uwo munyeshuri uba usanga mu kigo cy'amashuri nta muntu n'umwe bahuza. Aragenda ajya kwa directeur arababwira ati directeur, rero njyewe iki kigo cyanyu ndi kubona cyandambiye, ndi gushaka kuba nakivaho nkajya ku kindi kigo. Directeur arangije aramubaza ati ese wakirambiwe kubera iki? Umwana aramubwira ati njyewe iki kigo cy'amashuri kiri ahangaha rero ahantu hose nyuze nsanga bari kwiganira ibiganiro bya politike, nsanga abandi bari kwibyinira, nsanga abandi bari mu bujajwa bwabo nazo ubwari bwo, ngasanga n'abandi ndetse barimo kuba bamvuga, ugasanga nyine njyewe ubuzima bw'ahangaha rwose ntabwo ndi kuba nabwisangamo cyane. Directeur aramubwira ati ese ukeka ko ahantu ho waba ugiye kujyaho ibyo bintu byose uri kumbwira ngo biri muri iki kigo cy'ahangaha wazigera ubaho aho hantu ho utigeze ubihabona, cyangwa se ubwo buzima bwaba ugiyemo ntabwo ho wazigera ubihasanga na rimwe? Umunyeshuri aramubwira ati njye niko mbikeka ko nyine, kuko ahangaha ukuntu mbayeho cyangwa se ukuntu mbayeho muri ubu buzima bwo muri iki kigo mba mbona rwose ntabwo nabasha kwiga cyangwa se nige neza ndi concentre neza mbashe gufokasinga ku mashuri yanjye, nanjye mbona iterambere ryanjye mu mashuri yanjye cyangwa se mu myigire yanjye. Directeur aramubwira ati yego nta kibazo ndahita nkure kugenda, ariko ndi kugira ngo ubanze unkorere uyu mwitozo umwe gusa ngiye kuba naguha, cyangwa se unkorere aka kantu kamwe gusa ngiye kuba naguhereza. Umunyeshuri aramubwira ati yego nta kibazo ako kantu ndakagukorera, ariko nyine ndahita mva muri iki kigo cy'amashuri mite ngenda. Directeur nta kindi yamubwiye, yaramubwiye ati mpereza kiriya kiko kiri hariya hirya ku gikoni ubundi nkwereke, ukizana icyo kiko kiriho amazi yuzuye. Umunyeshuri yarakizanye azana n'amazi, hanyuma ubundi Directeur aramubwira ati iki kiko ngiye kuguhereza kiriho amazi ndi kugira ngo ukijyane ukizengurukane iki kigo cy'amashuri cyose, nurangiza ukingarukanire hano muri ofisi yanjye, ubundi ndahita nkure kugende uve muri iki kigo nta kibazo ugende neza. Umunyeshuri arangije afata cya kiyiko agisukaho amazi. Directeur aramubwira gusa ngo icyitonderwa nubwo ugiye kujyana icyo kiyiko kiriho amazi, icyitonderwa nuko icyo kiyiko ugomba kukigarura kicyuzuye amazi neza nk'uko ngiye kukiguhereza. Afata cya kiyiko agisukaho amazi aracyuzuza neza, arangije arakimuhereza. Gusa icyo kigo cyabo cyari ikigo kinini cyane ku buryo nyine yari gufata nk'iminota igera muri 15 cyangwa se iminota 20 ari kukizenguruka. Umwana aratangira ava muri ofisi afite cya kiyiko kiriho amazi, agenda gake kugira ngo ya mazi ataza kuba yameneka. Ahanyuze bari mu magambo yabo, abari kumuvuga, abari kuba bamuserereza, abari kumuseka bagira bate, ariko bose abima amatwi akomeza ari concentre kugira ngo ya mazi ataza kuba yameneka cyangwa se ya mazi aze kuyageza kwa directeur akimeze nk'uko yayamuhaye. Arakomeza aragenda aca mu bantu bari kubyina, arakomeza aragenda azenguruka ku gikoni, arakomeza aca ku staff y'abarimu hose, aragaruka. Arangije agera muri ya ofisi ya wa mu directeur, aramubwira ati dore ngiki cya kiko nari nyigaruye. Aza yishimye cyane, aramubwira ati dore ngiki cya kiko cyawe nyigaruye cyuzuye amazi neza nk'uko wakimpaye. Hanyuma ubundi arangije directeur aramubonye araseka cyane, aramubwira ati ibi ngibi rero nibyo nakubwiraga. Hanyuma ubundi aramubwira ati iki se akazi ngiye wamaye si karangiye, ubu ngubu si wari wamaye akazi ko kuzana iki kiko cyuzuye amazi nk'uko wayamaye? Aramubwira ati akazi naguhaye kararangiye, ariko nyine ubu ngubu ushaka wagenda. Umwana agiye gufata ibikoresho ngo agende, directeur atamubwira ati ariko reka mbanze mubaze ikibazo kimwe nubwo ugiye kuba wagenda. Umwana arahagarara aramwumva, aramubaza ati ese
nubwo ugiye kuba wagenda iki kiko kugira ngo kigeze hano byagenze bite. Umwana aramusobanurira ukuntu byagenze, amubwira ahantu hose yagiye aca, ariko nyine nubwo yanyuzeho hose yageze aho ngaho nyine yumva yishimiye nta kibazo kuko yaragara ikiyiko cye kikiriho amazi. Hanyuma ubundi directeur nta kindi yamubwiye, yaramubwiye ati rero wa mwana we, iyi si turimo nuko nguko imeze, cyangwa se ubuzima tubayemo muri iyi si nuko nguko bumeze. Ahantu hose uri ntabwo wazajya wita ku bintu byose cyangwa se ku bintu byose bikuzengurutse, kuko uramutse ubyitayeho usanga utakiri gufokasinga cyangwa se utagitumbereye bwa buzima bwawe wowe wifuza kuba wabamo. Kuko iyi si yose ahantu hose uzajya uzahasanga ba bantu birirwa bakuvuga, uzahasanga ba bantu bavuga ibiganiro bitandukanye n'ibyo utekereza, uzahasanga abantu mbega ingeri zose zigiye zitandukanye. Rero kugira ngo ubashe kuba wabicamo ibyo byose nuko weho uzabasha kuba wabakonsantere n'ubuzima bwawe weho, ukabasha kuba wabafokasinga ubuzima bwawe, ukamenya ati nkeneye kuba nagera kuri iki ngiki, ukamenya ati intego yanjye mu buzima ni iyi ngiyi yonyine niyo mfite mu buzima bwanjye. Hanyuma ubundi ukima amatwi ibyo bintu byose bikuzengurutse, hanyuma ubundi byose iyo wamaze kubyirengagiza ubasha kuba wakontorora ubuzima bwawe neza, ugaca muri bya bibazo byose nkaho nta bihari. Arangije aramubaza ati ese nibura ko nyine wabashe kuba wangezaho ayo mazi, abo bantu bose bakuvugaga wabumvaga ubwo wari uri kunzanira icyo kiyiko? Arangije aramubwira ati hoya ntabwo abo bantu bose nabumvaga. Yego rero ubuzima bw'isi nabwo nuko nguko bumeze, iyo wabashije kuba wakiha intego yawe runaka ukavuga ati ikiba cyose ngomba kuyigeraho, ntabwo abo bantu bose birirwa bakuvuga ntabwo ujya ubumva, cyangwa se abo bantu baguseka ntabwo ubumva, cyangwa se abo bantu birirwa baganira ibindi bintu bishobora kuba byakurangaza ku ruhande ntabwo ushobora kubabona cyangwa se ngo ubumve. Niyo mpamvu rero ugomba kuba consistency cyangwa se ugahozaho, ugakomera ku ntego yawe kugira ngo uzabashe kugira ahantu wivana n'ahantu wigeze. Iyi nkuru rero ni ibyo ngibyo ishobora kuba yatwigisha aho twebwe turi kuba twakumva inkuru, kuba twashikama cyangwa se tugakomera ku ntego zacu z'ahazaza, twarangiza kandi tukabasha kuba twakirengagiza ibintu byose by'ibisitaza, tukirengagiza izi mbuga nkoranyambaga ibyo zituvugaho, ukirengagiza bwa buzima ubona abandi barimo kuba bacamo muri ako kanya. Kuko akenshi ubusanga mu buzima bw'izi mbuga nkoranyambaga dukoresha, ujya nko kuri Facebook ugasanga mugenzi wawe mwiganya ahantu runaka yapostinze ifoto runaka, uvuga ati nkeneye kuba buriya buzima nawe yabashije kuba yapostinga. Wajya kuri Instagram wasanga yashyizeho iyindi foto runaka, ukavuga ati nkeneye kuba nabaho buriya buzima. Ariko nyamara twebwe ikintu twirengagiza twese mu buzima bwacu nuko nyine twebwe uriya muntu yapostinze aba ari kwerekana ubuzima bwe nyine abayemo, cyangwa se ari kukwereka ubuzima nawe ugashaka kuba yakifuza kubamo. Kuko abenshi usanga yarakoze cyane kugira ngo abashe kuba yakwereka buriya buzima nibura buto yaba yakweretse, ariko nyamara atari bwo buzima bwa nyabwo abayemo. Rero ugasanga urimo kuba wakishyiraho pressure y'ubuso kugira ngo uzabashe kuba wabaho bwa buzima we yakweretse, ariko atari bwo buzima nawe bwe bwa nyabwo abayemo. Wewe ukibagirwa bwa buzima bwawe wowe washyize ku murongo uvuga ati nikira kintu nkeneye kuba nageraho. Rero mu buzima ugomba gushyiraho intego zawe ukeneye kuba wageraho kugira ngo ubashe kuba wabona umurongo ngenderwaho mu buzima bwawe. Rero najya nkubwira ati shikama ushyire ubuzima bwawe ku murongo, ibindi byose bizakunda. Rero turi kumwe rwose, mwakomeje kubana nanjye. Ijambo bwate amazina yanjye nitwa Abdati, iyi akaba ari AT Entertainment, aho usanga ibiganiro byiza cyane by'isanamutima basha kuba byakubwira ati ukeneye kuba wakora kimwe kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Nawe kandi niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro mugari, yamubwira ati kanda aho hasi aho hasi handitse subscribe, nurangiza ukande like, usharinge n'inshuti zawe nazo kugira ngo ubashe kuba wazagura. Ikindi ndagira ngo mbabwire ati ibiganiro byiza nk'ibi ngibi ubisanga kuri AT Entertainment. Ciao.